Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere karibu mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach maze anachnu holochim lilochot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba uko Afurika yari imeze mbere y'ivuka rya Kristo. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bazi nka Kristo. Nkuko mbabwiye tugiye kureba uko Afurika yari imeze mbere y'ivuka rya Kristo, nkuko benshi bakomeje mumbaza muti dukorere video ivuga uko Afurika yari imeze mbere y'ivuka rya Kristo. Nongere mbashimire rero abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane. Nawe utariyandikisha subscribe, kandaho like kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi bamenye uko Afurika yamye imeze kera na kare. Kandaho like rero tuzamuke twagiye uko Afurika yari imeze mbere y'ivuka rya Kristo. Hano rero turajya ahagana mu kinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Kristo, uko umugabane wa Afurika wari umeze, wari ufite imico myinshi ikungahaye, ubucuruzi n'imyemerere abanyafurika twari dufite. Ibyo byose twabiterwaga no gushyira hamwe nk'uko tugiye kubibagezaho mu bice bitandukanye bigera kuri 5, 6, 7. Umuco w'abanyafurika rero n'ubwami bwo muri Afurika nk'uko tubizi, Egiputa, Misiri ni ikunda kuvugwa cyane iyo tuvuze kuri Afurika. Hano turafatira ku myaka 3000 mbere y'ivuka rya Kristo. Icyo gihe uko Misiri yari ikomeye, ifite imico yagenderagaho n'imigenzo n'ubwenge bari bafite. Tuzi ko bari bafite abafarawo, bafite za piramide, bari bazi kwandika biteye imbere kurusha ahandi hose ku isi, bari bazi imibare, bari bazi iby'ubuvuzi, bari bafite ubutegetsi buri kuri abo bafarawo, bushingiye ku bafarawo, ariko none abantu bose bagakurikiza umujyi umwe usenyera umugozi umwe kugira ngo igihugu cyubakwe neza. Niko bari babayeho. Idini barafite rero, barafite ibimana byinshi, hari zo twavuga nka Ra, Osis na Isis. Ibyo bimana byose barafite rero, wibuke nibyo byabateje akaga, kubera ko Imana burya muri Bibiliya Imana yakunze Egiputa, Misiri cyane, irayikundwa haza cyane bitajya binavugwa, ahubwo njye birananangaza ku buryo bitavugwa. Kuko Imana iravuga iti, mwa Bayisiraheli mwe, mwebwe mwancumuriye ibicumuro biruta ibyo abanyegiputa bancumuriye. Wibuke Abanyayisiraheli bo bwari ubwoko bw'Imana. Imana yarabakunze, yarabahisemo, bateye umugongo, ariko Imana ibarakariye iravuga iti, mwebwe murutwa nawe mu Misiri. Abo mu Misiri bo ntabwo ari ubwoko nari narahisemo, nubwo nabo bampemukiye, ariko mwebwe Bisiraheli mwakoze ibibi biruta kurusha abanyegiputa. No kuvuga ngo Egiputa buri Imana yarayikunze cyane, imaze kwishyira hejuru ijya muri izo mana amaze kukubwira, Ra, Osiris na Isis. Nibyo byatumye rero bagwa. Abanyegiputa rero, Abagereki, Abaroma niho bagiye baza, yaba guhaha, kuvumbura cyangwa se kwiba ubwenge, byose babivanye mu Misiri, muri Egiputa. Hari kandi Abanubian, Kush, uyu munsi twavuga nko muri Sudani, tugafatira ku myaka 2500 mbere y'ivuka rya Kristo. Bwari ubwami bukomeye cyane munsi ya Egiputa. Nabo bari bafite amapiramide, bagize n'umwamikazi witwaga Kandak. Icyo gihe bafataga za Egiputa bagafata n'ibindi bihugu, begeze kwigarura Egiputa, Misiri, nubwo bari bayobowe n'abafarawo. Ahangaha twavuga nko ku gihe cy'ubwami dynasty ya 25 muri Egiputa. Sudani icyo gihe y'ubu ngubu ariyo yari Nubia na Kush, begeze gufata Misiri barayigabiza, bayigira iyabo. Hari mu majyaruguru rero hari za Tunisia, Carthage. Wibuka ko mbere ya 600 ejo bundi nyuma y'ivuka rya Kristo, hari ahantu hose hahoze ari abirabura, bari abarabu kuntu bahaje nyuma,
bamaze kugira ingufu muri 600 nyuma y'ivuka rya Kristo, aribwo baje bakurikiye ubwoko bw'Imana bwari bumaze guhunga buvuye i Yerusalemu bujya hariya hejuru. Abazungu n'Abarabu bashumuriza abo Barabu noneho barabamenesha bakwira imishwaro baza bagana muri Afurika y'Amajyepfo. Aho ngaho rero twajya mu myaka 800 mbere y'ivuka rya Kristo. Hano hantu twavuga ko hari ingufu z'ubucuruzi cyane, n'ubucuruzi bwakorwaga cyane, barwanye n'Abaroma cyane. Umuntu uvugwa cyane tuzi ni Hannibal. Hannibal warwanye inkundura cyane n'Abaroma n'Abazungu, baje no gusenya Roma, ariko noneho baza gusenyuka Roma ibasenyuye muri 146 mbere y'ivuka rya Kristo. Nuko baje gusenyuka, ari naho havuye iki kubona bariya Barabu nyuma y'imyaka 700 aribwo baje kwatura. Nuvuga imyaka 150 mbere y'ivuka rya Kristo, hari haruguru mu majyaruguru ya Afurika hose hari abirabura. Noneho baza gukora intambara iyo ngiyo yakozwe na Hannibal. Noneho Abaroma baza kumwihimuraho, baza kubatsinda, ariko baje kuzana bariya Barabu muri za 600 nyuma y'ivuka rya Kristo. Hari n'ubundi bwami buzwi bwitwa Aksum. Aksum yarigizwe na Ethiopia nini na Eritrea. Icyo gihe bo barafite ikintu kimeze nk'ubukristo, kandi noneho barafite ubwami bugira imbaraga yaba ku Barabu hariya mu Buhinde no mu gice cya Mediterane. Urumva ko bakontroraga ahantu hanini cyane, ariho nyuma baje no kuva bahinduka ibihugu bya mbere byemeye ubukristo. Aho ngaho hari mu kinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Kristo. Urumva bimwe batubeshya ngo ubukristo bwatangira i Burayi, no, ni ikinyoma, kuko ubukristo bwavuye iyo ngiyo zaze Yerusalemu. Noneho nabo kuko Yerusalemu bari ubwoko bw'Imana, noneho abo muri Aksum baravuga bati reka natwe turebe ukuntu twakunda Imana. Ikinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Kristo batangiza ubukristo gutyo. Ababerberi, uziko kera twari twiganga ababerberi, abo bantu bari za kavukire z'ubwoko bwabaga bwaravukiye muri Afurika, ariko bagakorana ubucuruzi yaba abantu b'Abarabu cyangwa se n'Abaroma. Bakaba barafite imico yabo yihariye y'ukuntu basengaga ng'abasekuruza babo. Ibyo nibyo bari barimo abo baberberi. Amadini rero yarameze atembere y'ivuka rya Kristo muri Afurika. Afurika yari ifite imico yabo gakondo y'amadini, niyo yari yiganje cyane, ariko bakizerera mu muremyi umwe w'ikirenga, bakanagerekaho abakurambere n'ibindi bintu byinshi bumvaga ngo basenga, yaba imyuka, yaba gusenga, ibyo babona byose, izo mana zose bari bafite. Nubwo bwose bemeraga ko hari Imana imwe, ariko bararengaga bakajya ngo muri za ryangombe, bakajya mu bisekuru, bakajya mu bintu nk'ibyo byo kuraguza, guterekera, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo, bakabibangikanya n'Imana kandi Imana itabikozwa. Iyo mico yose bari barimo rero barayizihizaga, bakayizihiza bakoresha ibintu by'imiziki, indirimbo, no guhana amateka uko babibwiranaga kuva ku bisekuru n'ibisekuruza. Abayobozi rero bayoboraga imyumvire y'amadini muri Afurika babaga bafite, twavuga nk'amakominote, noneho buri wese akaba afite uduce agiye yayoboye, bakaza guhuriza hamwe. Afurika nk'uko babikubwira ntabwo yari ibaye idafite Imana. Bamwe bavuga ngo Imana ngo yavuye mu Burayi, ntabwo ari ko bimeze, ntabwo ari ko byagenze, ko Afurika yari ifite Imana ubwayo kandi yemereraga mu myizere y'Imana yaba izo mana bari bafite basengaga mbere, no kuba bahuriye yuko hari Imana isumba byose. Ahubwo ikibazo wabaza ni kimwe, wavuga uti kuki Abanyafurika bari bazi ko Imana ihari kandi isumba byose, ariko barangiza bakarenga bakajya muri ibyo bimana by'ibigirwamana, yaba abaraguzi, abapfumu
n'ibyo bindi byose n'abajya gushikisha bose babikoraga kubera iki kandi bazi ko hari Imana imwe rukumbi. Bavuga se ryaba ari ishyari ry'uko atari bo bwari ubwoko bw'Imana se wenda bamwe muri bo nkuko tuza kubireba. Wibuke ko burya abantu bose bavuga ngo Afurika yose n'ubwoko bw'Imana ntabwo ariko bimeze, kuko ubu ngubu urumva ko barivanze. Hari bamwe bavuye Yerusalemu baza muri Afurika, hari abanyafurika bari basanzwe muri Afurika. Kugira ngo utandukanye ubwoko bw'Imana n'ibandi uyu munsi cyangwa batari bo n'ibande, ntabwo wavuga ngo biroroshye uyu munsi, kuko ukuri ugomba kubanza kwimenyekanisha, kukiyerekana. Aho bareba Yuda bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika bazaza hamwe, nibwo bizatangira kugaragara buhoro. Noneho ugahita umenya ati ubwoko bw'Imana bari bande, abanyafurika pire n'ibande. Ko dushobora gusanga twita ngo turi abanyafurika, turi abanyarwanda, tutazi niyo twakomotse, ugasanga wenda dushobora kuba turi mu bwoko bw'Imana. Imana mu minsi ije izabyerekana, bizagenda byerekana gahoro ngira ngo byaratangiye. Ubucuruzi rero n'ikoranabuhanga byari bizwi muri Afurika. Afurika ntabwo yari nyakamwe mbere nk'uko abantu bitubwira. Bacuruzaga za zahabu, amahembe y'inzovu, imibavu, imyunyu, imiringa. Ibyo bintu byose babicuruzaga kuko bari bafite uko bagera kuri Mediterane bagahura n'Abarabu no mu Buhinde hakoreshejwe inyanja. Ibyuma rero nibyo byari bigezweho cyane icyo gihe, kuko munsi y'ubutayu bwa Afurika nk'ubu muri Nigeria, Nigeria ubu ngubu uyu munsi, imyaka 1000 mbere y'ivuka rya Kristo, gucuruza imiringa no kuyishongesha bwari ubucuruzi bukomeye cyane. Ubwenge rero n'ubumenyi bwo muri Afurika bwari bumeze gute? Muri Afurika ntabwo icyo gihe bakoreshaga inyandiko ngo bandike, ariko bakoreshaga ibyo kubwirana amagambo, guhanahana amagambo, bakoreshejwe imigani n'amateka. Icyo gihe rero muri Afurika hari abanyamateka benshi cyane bakomeye, ku buryo ibyo batubwira ngo uyu munsi byose baza baduha ngo baratwigisha, ni kugira ngo dukorere ibyizo bwonko babihindura. Kwiga byaberaga mu miryango, kandi nano bigakorwa n'abatware cyangwa abayobozi bari bayoboye iyo miryango nakubwiye, n'aya mashyirahamwe twavuga nk'amashyirahamwe, cyangwa guhura muri buri gice kikaba gifite umuntu ukiyoboye, bakigira mu miryango, noneho bakigira no mu bice gutyo bari batuyemo. Imico rero yo munsi y'ubutayu bwa Afurika, yo munsi y'ubutayu bwa Sahara hariya muri Afurika, yari imeze ite? Tuzi ko hari ubwoko bwinshi cyane, ariko ubwo bwoko bukaba bwari bufite abashefu, abatware babuyoboraga n'abajyanama babo. Icyo gihe rero tufate nk'urugero muri Nigeria, hari hateye imbere cyane ku buryo hari ubwumvikane, nta bintu by'ubushyamirane byari bihari. Abantu bitabiraga kujya guhinga, kuroba no guhiga, kujya mu mihigo. Ibyo bintu byari ibintu bya rusange bakoraga umunsi ku munsi. Wabaza uti se politiki yari imeze icyo gihe? Uko systeme zo kuyobora zari zimeze icyo gihe, henshi na henshi hari ubwami cyangwa se bantu bakayoborwa hagendeye ku moko, nyine ku bwoko bwabo, atari bwa bwoko tuzi uyu munsi bwo mu Rwanda. Tuvuge wenda nk'abantu bahuriye ku bwoko runaka bakagira umuyobozi wabo, n'abandi bakagira umuyobozi wabo, noneho bakaza guhurira hamwe bose bahujwe n'umwami. Icyo gihe rero abantu bose bari bazi ko bagomba gusenyera umugozi umwe, kandi bakabikora hakurikijwe imyaka babaga barimo. Tuvuge muri myaka 15, 20, bakaba bafite aho bahurira 25, 35 gutyo. Noneho bose bakaba bafite umuyobozi wabo, bakaza kugira no umutware wenda w'ubwo bwoko, noneho umutware w'ubwo bwoko nawe akaza kuba ari munsi, bose bari munsi y'umwami. Niko byari bimeze. Urumva ko nta washoboraga kwikanyiza cyangwa aragira ate. Abagore rero n'ab'icyo gihe bari bafite uruhare rukomeye cyane mu miryango, kuko twavuga ko ntago bahejwe. Tuzi ko harimo n'ababaye abamikazi, nk'abamikazi b'Ikushi. Urumva ko nabo bari bafite uruhare. Ntaho bimwe bavuga ngo abagore bari bahejwe, ni iby'abazungu bazanye byo kugira ngo
babikoresha nk'iturufu noneho bongere babagarure hejuru ngo bigaranzure abagabo. Muri make rero mbere y'ivuka rya Kristo Afurika ntago yari umwijima nk'uko babikubeshya, ntago twari nyirawere cyangwa ntago twari imburamukoro nk'uko benshi babivuga, cyane cyane hagendewe ku bukoroni. Afurika yari ifite ubwami bukomeye cyane, birazwi mu mateka. Twari dufite imico n'imyemerere itomoye, hari ubucuruzi, hari imico twagenderagaho, imico gakondo, twubahana, nta macakubiri cyane yararimo, kandi twari dufite amateka akomeye, amateka basibye barahanagura kugira ngo tutazakomeza kuyibuka, kandi twari dufite n'iterambere rihambaye kuko byose bazaga kubyiba no kubirahura muri Afurika. Wibuke ko universite ya mbere yatangiriye hariya Timbuktu muri Mali kwa Mansa Musa. Wibuke ubwenge baje kwiba muri Misiri, Egiputa. Ibi byose baraje barahanagura, ariko igihe ni iki birimo biragaruka. Ngayo nguko rero, nguko Afurika uko yari ihagaze mbere y'ivuka rya Kristo. Ngira ngo byibuze dusubije igihe inyuma tugasubira muri ibyo bihe, abazungu ntago bari bakagaragaye no mu isi ngo bazi bayobore, kuko baje nyuma babaga mu mashyamba n'amacaves. Nyuma nibwo baje, uko baje kutwigaranzura rero nibyo bikira amayoberana na ubu, ariko hanini tuzi ko byatewe nuko twateye umugongo Imana yacu, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, maze Imana nayo iduteza ababisha nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2:28-68. Nzabateza ishyanga rya kure rivuga ururimi mutumva, rizabanogonora ribanangure, ribashyireho imiringa y'ibyuma kugeza ribanogonoye. Niko byaje kugenda na n'uyu munsi tukaba tukiri kuri ubwo buretwa, ariko nidukanguka twahindukira Imana yacu, Imana izongera dusubize ubutware nk'ubwo twari dufite kera na kare, twongere tuyobore n'icyo gihe kije. Mbashimiye abo twabanye. Ngayo nguko uko Afurika yari ihagaze mbere y'ivuka rya Kristo. Nongere mbashimiye mbikuye ku mutima bakomeje kwiyandikisha. Nawe utarandikisha subscribe, kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze bave mu buyobe bazi mu kuri, kandi ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.